Mana turagushimiye kubw'uyu munsi w'umugisha uduhaye. Ni wowe uduhaye kuramuka, ni wowe uduhaye kubaho mwami. Si kubw'imbaraga zacu ahubwo ni neza yawe. Biratubwira ngo tukwikoreze amaganya yacu. Uyu munsi mwami ko umunsi wose ugira ibyawo, ugira amaganya yawo, ariko uyu munsi mwami tukwikoreje amaganya yacu mu izina rya Yesu Kristo. Mwami biratubwira ngo ntitukagira icyo twiganya ahubwo byose tubikwereke. Mwami nkweretse icyifuzo cya mwene data, nkweretse icyifuzo cyo muvandimwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ukimwikorerere mwami. Niba yarananiwe mwami muri aka kanya yakire ino sengesho, yumva amahoro, amenye ko uri umurengezi, amenye ko umurwanirira, amenye yuko uri muri ruhande mwami, kandi amenye yuko uzasoza umugambi wawe ku buzima bwe. Mwami ndamuseye kugira ngo akomeze guhanga amaso kuruta uko yahanga amaso ku kibazo, akomeza guhanga amaso kuruta uko yahanga amaso ibimukikije, kuko mwami ari wowe utwikorera amaganya. Urakoze ko uyu munsi uri buduhe umunezero, urakoze ko uyu munsi uri buduhe umugisha, urakoze ko favor iri kube kuri ku buzima bwacu no ku byo dukora mu izina rya Yesu Kristo. Amen.